Ugushyingiranwa niyo kontra cyangwa se amasezerano ugirana n'undi muntu, akaba ari amasezerano ya burundu kandi ukayasinya bishingiye ku buryo urimo kwiyumva muri icyo gihe cyo kuyasinya. Ni imyiyumvire iba ishobora no guhinduka. Ni amasezerano usinya mu gihe mu mubiri wawe hari ibinyabutabire birimo gusunikira ubwonko bwawe kubona ibyiza gusa. Mu gihe cyo gushyingiranwa ufata umwanzuro w'ubuzima bwose mu gihe uri mu bihe udafite ibitekerezo byo gufata icyemezo cyiza, kubera ko umubiri wawe uba wuzuye ibinyabutabire bituma udashobora kugira imbogamizi n'imwe ubona. Hari inyandiko nyinshi z'abantu b'inzobere mu by'ishyingiranwa zigaragaza icyo gushyingiranwa ari cyo, ibituma ishyingiranwa ritungana kandi rikaramba, n'impamvu abantu benshi bahangayikishwa n'uburyo bashatsemo. Kubera icyo umuntu afata ibyemezo byinshi byiza mu buzima bwe bikamugeza ku ntsinzi, nko kuba umuherwe, kuba icyamamare cyangwa se kuba umunyapolitiki ukomeye, ariko urushako rukamunanira. Umva uko basobanura mariage cyangwa se ishyingiranwa. Ni amasezerano cyangwa se kontra y'imibanire ariko yemewe n'amategeko, aho abantu babiri bemeranya kubaho ubuzima basangiye mu bihe baba bazanyura mu mpinduka zihoraho kandi nyinshi mu mibereho yabo no mu buzima bazabamo. Nibyo, iryo ni ryo shyingiranwa, ibindi ni inyongera zishingiye ku muco. Umva noneho ibitari muri iki gisobanuro cyo gushyingiranwa. Umunezero w'iteka ryose, uyu nguyu nta urimo. Kubaho mu rukundo rutajegajega, ibi nabyo nta birimo. Guhuza n'uwo mwashakanye 100% muri byose, ibi nabyo ntibirimo. Bitekerezwa ko ibi bintu ari amayobera asenya ingo nyinshi, kubera ko abantu batangira gutekereza ko hari ikintu kitagenda cyangwa se hari ikintu bibeshyeho, igihe ibyo bahuye nabyo bidahuye n'ibyo bibwiraga. Abazobereye cyane muri iyi ngingo basobanura ko urushako atari ukubona umuntu muzabana mu munezero w'iteka ryose, ahubwo urushako ni uguhitamo umufatanyabikorwa mukwiranye, hanyuma mwembi buri munsi mugakora ku buryo ubucuti bwanyu budasenyuka, umubano wanyu w'ibanga ukagumaho, mugasangira intego z'ubuzima. Ibyo bikaba mu gihe imibiri yanyu ibirimo gusaza, ibyo mukunda birimo guhinduka, imyuga yanyu ihindagurika cyangwa se itera imbere, muri rusange ubuzima bwanyu buhindagurika. Abantu benshi bamara igihe kinini bategura umunsi w'ubukwe bwabo, mu by'ukuri batumva icyo gushyingiranwa bisaba. Bashyira imbaraga nyinshi ku birori, bakirengagiza ubufatanye bazasabwa kubaka nyuma y'ibirori. Bamwe ibi babigereranya no gushyira imbaraga nyinshi mu birori byawe byo guhabwa impamyabumenyi, ukirengagiza ko nyuma yaho uzakenera akazi n'ubumenyi bwo kugakora kugira ngo ubeho. Dore ukuri k'urushako abantu benshi batavuga. Rimwe, iyo ushatse umugore cyangwa se umugabo, ntabwo uba ushyingiranywe n'umuntu umwe. Uba ushyingiranywe n'uwo muntu uzihinduranya inshuro zitagira ingano mu binyacumi by'imyaka. Uba ushyingiranywe n'umuntu uzavamo benshi. Ushobora gushyingiranwa nawe atanywa inzoga, akazazinywa ku mwaka wa 5 w'urushako kandi akaba umusinzi ukomeye cyane. Ushobora gushyingiranwa nawe ari muzima, akazarwara ku mwaka wa 10. Umuntu mushyingiranwe afite imyaka 25 ntabwo ari we muntu azaba akiriwe ku myaka 35, ku myaka 45 cyangwa se 50. Abantu bahindura umwuga, bahindura imiterere, bahindura ibyo bakunda. Byemezwa ko ingo zirambana cyangwa se kugira ngo abashyingiranywe barambane bisaba guhitamo uwo muntu mwashyingiranywe inshuro zirenze imwe. Igihe wamuhitagamo bwa mbere yari afite uko ameze, nahinduka uzasabwa kongera kumuhitamo kubera ko azabaye umuntu mushya, bityo. Hari abantu basazana, abandi bagatandukana. Itandukaniro riri hagati y'aba bantu ntabwo ari amahirwe, ahubwo ni ukuba bamwe bemera gukora ku kugumana kwabo muri izo mpinduka, abandi bakaba barahisemo rimwe gusa, wahinduka akakureka. Gushyingiranwa cyangwa se gushakana ni imibano 3 cyangwa se relation 3 muri imwe. Ni imibano 3 muri umwe kandi yose ikenera guhora yitabwaho. Hari ubushuti, hakaba ubufatanye mu rukundo, hakaba n'ubufatanye bushingiye ku bukungu. Ni nko gufata abantu 3 ukabahuriza muri umwe. Akaba inshuti, akaba umufatanyabikorwa mu byo gukundana kandi akaba umufatanyabikorwa mu bukungu. Abenshi mu bashakanye bubaka umubano umwe cyangwa se ibiri muri iyi. Baba inshuti bikarangira, cyangwa se bakaba inshuti n'abafatanyabikorwa mu bukungu bikarangira. Ubushuti ni ukwishimira kuba hamwe buri gihe, gukorera hamwe ibibashimisha kandi buri wese agashimishwa no kuba hundari. Iyo ubushuti bubavuyemo muhinduka abantu babiri babana basinyanye amasezerano mu mategeko. Ubufatanye mu byo gukundana ni ugukorana ibyo mwebwe mwenyine mwihariye, bitari ngombwa ko bimenywa n'abandi kandi mudashobora gukorana n'abandi, bikaba ibyanyu mwenyine. Hano harimo no guhuzwa n'amarangamutima kandi mugakora ku buryo iyi mibanire ihoraho. Iyo ubu bufatanye mu rukundo buvuyeho, muhinduka inshuti zidafite inyungu mu bushuti bwanyu. Umubano wa 3 ni ubufatanye bushingiye ku bukungu. Ibi birebana no gucunga amafaranga, gufatanya inshingano mu rugo, gufata ibyemezo mu kurera.
Iyo ibingibi bibananiye, buri wese yumva yikoreye umutwaro uruta uwundi, akamera nk'aho amucumbikiye cyangwa se amubeshejeho. Ugushyingiranwa gukeneye ibi bintu bitatu. Iyo mubaye inshuti byonyine birarambirana, iyo mukundanye byonyine ntabwo biba bihagije, iyo mubaye abafatanyabikorwa mu by'ubukungu gusa bimera nk'aho muri abacuruzi babiri babana. Mugomba kugira ibi bintu bitatu kandi mu buryo buhoraho. Gatatu, urukundo rwonyine ntabwo ruhagije. Guhuza bifite agaciro kanini kurusha ibinyabutabire bibirukamo bibereka ko umwe ari mwiza cyane kandi kutabaho utamufite. Kugira indangagaciro zihuye bifite agaciro kuruta guhuza ibibashimisha. Ukwiyemeza, ibyo bita commitment, bifite agaciro kuruta ibyiyumvo. Ku isi hari ingo nyinshi zisenyuka atari uko abo bantu babiri bahagaritse gukundana, ahubwo kubera ko mu miterere yabo badahuje, kandi bikaba biri karemano ku buryo bigenda byigaragaza uko imyaka igenda ishira. Ushobora gukunda umuntu bitarabaho ariko akaba atari ugukwiye cyangwa se atari ukwiye. Bishobora guterwa nuko mufite indangagaciro zihabanye mu birebana n'ubukungu ndetse no gukoresha amafaranga cyangwa se kuyakorera. Amafaranga akaba adafite agaciro kamwe kuri mwe. Mushobora kandi kuba mutandukanye cyane mu buryo bwo kurera, mukaba mutandukanye cyane ku byo muha agaciro mu buzima, cyangwa mukaba mutandukanye cyane mu birebana n'itumanaho. Uku kudahuza kose ntabwo gukemurwa nuko mukundana. Ngiki igituma guhitamo uwo mushakana cyangwa se uwo mushyingiranwa ari cyo cyemezo gikomeye kandi cy'ingirakamaro umuntu afata. Mu guhitamo uyu muntu, uba urimo guhitamo umuntu muzafatanya kurera, uwo muzafatanya mu gucunga no kongera ubukungu, uzaguherekeza mu zabukuru, kandi akaba ari umuntu ushobora kuzafata ibyemezo by'ubuzima bwawe mu mwanya wawe, nko mu birebana n'ubuvuzi igihe uzaba utakibishoboye. Hano ni byiza guhitamo ugendeye ku guhuza kwanyu, apana umuntu utuma wiyumva neza mu gihe muri mu kwezi kwa buki. 4, bisaba ubumenyi bwihariye abantu benshi badafite mu buryo karemano. Ni ubumenyi burimo nko gukemura amakimbirane udakomerekeje uwo mwayagiranye, kumenya kugenzura amarangamutima yawe igihe hari ibyo mutumvikanaho, ukagira itumanaho ritunganye ku birebana n'ibyo ukeneye cyangwa se ibyo wari witeze ku muntu. Ikindi, mukemeranya ku bintu biri mu nyungu zanyu mwembi nubwo byaba bitagushimishije. Hano harimo no kwemera kwigomwa. Hari kandi kwemera uruhare rwawe mu bibazo muhura nabyo. Ubu ntabwo ari ubumenyi umuntu avukana, ahubwo abwiga uko imyaka ishira, kandi busaba kwitoza cyane kubwongera. Abantu bashakanye bamarana imyaka myinshi kandi bishimye ntabwo ari abanyamahirwe, ahubwo ni abahanga. Ni abantu baba barize gukemura amakimbirane, bakiga gutumanaho bikwiye, bakiyunga mu gihe barakaranyije, kandi bakagumana ukwiyumvanamo mu gihe bahangayitse, kandi bakaniyemeza guhinduka bari kumwe kandi bafatanyije. Ukuri kwa 5 kwishyingiranwa kandi kurinda abantu ubutane. Ugushakana kugira ibyiciro kandi buri cyiciro kigira ibibazo byacyo. Byemezwa ko imyaka 2 ya mbere ari yo kwimenyereza gusangira ubuzima. Kuva ku mwaka wa 3 kugera ku wa 7 ni ukwirema ko ubuzima bwanyu buhoraho, aho hari ibintu mwembi mukora kimwe n'ibyo mudasanganywe mukabishyiraho. Iki nicyo cyiciro cyo kure mu muryango mugari. Kuva ku mwaka wa 8 kugera ku wa 15 ni igihe cyo kubaka imyuga yanyu mwembi no kurera abana. Igihe gikurikiraho ni icyo bita empty nesting. Aha ni cya gihe abana banyu bava mu rugo bakajya kubaka ubuzima bwabo, mukongera kwisanga muri mwenyine. Iki gihe kandi ni nacyo kibamo guhindagurika k'ubuzima. Umwe muri mwe ashobora kurwara kubera imyaka agezemo. Muri iki gihe rero nibwo abashakanye bongera kwiyumvanamo cyane, bitewe n'uko imyaka iba yarabanje iba yarabaye iyo gushaka ubuzima, ibituma batabonana kenshi. Buri cyiciro muri ibi ngibi gisaba ibintu bitandukanye buri wese aba agomba gukora no kwitaho. Kumva ibi byiciro bikurinda ikosa ryo kwibwira ko impinduka zisobanuye gutsindwa cyangwa se kunanirwa. Ku mwaka wa 10 urushako rwawe ruzaba rutandukanye n'uko rwari rumeze ku mwaka wa mbere. Icyo ntabwo ari ikibazo cyo gukemura, ahubwo niyo nzira y'ubuzima kandi irasanzwe. Hano hari ukuri kudashimishije ku birebana n'urushako n'umunezero. Urushako cyangwa se urugo ntabwo rukugira umuntu wishimye cyangwa se unezerewe, ahubwo abantu banezerewe nibo barimo umunezero mu rushako. Niba utishimye uri ingaragu, gushaka ntabwo ari byo bizagukemurira icyo kibazo, ahubwo bizakugira umuntu utishimye ariko ufitanye amasezerano n'undi muntu. Uwo muntu wundi niwe uzikorera uwo mutwaro. Ukuri kwa 2 ni uko urushako cyangwa se mariage igaragaza usanzwe uriwe. Iyo usanzwe uri umuntu utuje, uri hamwe kandi uhorana umunezero, urushako rushobora kubyongera. Iyo nta mahoro ugira, nta mutuzo, urushako ruzabyongera. Ngiyi impamvu bavuga ko mbere yo gushaka uba ukwiye kubanza kwikoraho, ugakemura ibibazo ufite. Ubaka uburyo bwo kugenzura amarangamutima yawe, ubaka ubwigenge mu butunzi n'ubukungu. Shyiraho icyerekezo cyawe ku giti cyawe. Ibi
ni ibintu bitaza gutyo gusa nk'ubufindo nyuma yo gutera igikumwe no kwambikana impeta. Hari ibintu bimwe byemezwa ko ari byo ntandaro yo gusenyuka kwa zimwe mu ngo cyangwa se gutandukana kw'abashakanye. Benshi dutekereza ko gucana inyuma, ibibazo by'ubukungu cyangwa se kuba abantu batarakuriye hamwe arizo mpamvu z'ingenzi zo gutandukana kw'abashakanye cyangwa se divorce. Ntabwo ariko bimeze. Izi ntabwo ari impamvu, ahubwo ni ibimenyetso. Urushako rutiye abashakanye bahagaritse kuba inshuti, iyo bahagaritse kwishimisha bari kumwe, iyo bahagaritse kuvugana bagasigara bavuga iby'ingenzi gusa mu rugo, iyo buri wese ahagaritse gushimishwa no kuba hamwe n'undi. Urushako rusenyuka iyo gucyocyorana bibaye ikintu gihoraho, iyo abashakanye batangiye kwibasirana ku giti cyabo aho kwibasira imyitwarire, iyo guceceka ngo udakoma rutenderi bitangiye kubabuza kuganira ku bibazo ngo bikemuke. Urushako rusenyuka iyo ibyo umwe muri mwe akeneye mu by'amarangamutima abibuze mu gihe kirekire, iyo umwe mu bashakanye yumva atakigaragara mu maso ya mugenzi we cyangwa se mwembi mukabyumva, iyo yumva atagishimirwa cyangwa se akumva afatwa nk'udafite agaciro. Ibi ni ibintu bibaho gahoro gahoro kugera inshuro zibaye ibihumbi. Icyaha kimwe kinini ntabwo ari cyo gisenya urugo, ahubwo imyaka yo kwitandukanya kw'amarangamutima yanyu ibanziriza cya kintu kinini niyo yica urushako. Ibi bisobanuye ko kubaka urushako rugahama bisaba gukemura utubazo duto duto mugirana buri munsi ku buryo amarangamutima yanyu atazigera atakara. Iyo ibi byose bibananiye, habaho ikibazo cyugarije umuryango uyu munsi, aricyo cyitwa gutandukana cyangwa se divorce.